Afternoon. Mwiriwe neza. The first round. Icyiciro cya mbere cy'itora ry'ibanga cyamaze gukorwa. Abakandida bazamenyeshwa ibyavuyemo binyuze ku bahagarariye ibihugu byatanze. Perezida w'inteko rusange w'umuryango w'abibumbye nawe azamenyeshwa ko iryo tora ryabaye. Murakoze cyane. Nyakubahwa ambasaderi, ese birashoboka ko mwatwereka urupapuro rw'itora rutandikwaho? Mwaduha urugero rw'uko rumeze. Muri rusange iryo tora rikorwa rite? Oya, sinshobora kubaha imibare y'ibyavuyemo. Icyo navuga ni uko urupapuro rw'itora ruba ruriho amahitamo atatu: gushyigikira, kudashyigikira, nta gitekerezo. Buri wese ashyiraho akamenyetso ku cyo ahisemo. Nyuma y'uko abagize akanama k'umutekano bose bamaze gutora nibwo tubona ibyavuye mu matora. Ese akanama k'umutekano kemeje igihe itora rikurikira rizabera? Oya, uyu munsi nitwafashe uwo mwanzuro, mu minsi iri imbere bizamenyekana neza, ariko icyo gihe ubuyobozi bw'akanama buzaba buri mu maboko ya Denmark. Muzabimenyeshwa igihe nikigera. Kuki akanama k'umutekano gatatangaza ibyavuye mu itora? Impamvu ni uko twifuza ko iki gikorwa kiguma ari ibanga. Turashaka ko kiba mu mucyo kandi kigakorwa neza, ariko ntitwifuza ko habaho gukekeranya cyangwa gukwirakwiza amakuru ashingiye ku bihuha. Ariko se mwavuga mute ko mushaka gukorera mu mucyo kandi ntimutangaze ibyavuye mu itora? Ni umwanzuro wafashwe n'akanama k'umutekano, njye ndi kuwutangaza gusa, ni mu nshingano zo kuwushyira mu bikorwa, si njye wafashe uwo mwanzuro. Nk'uhagarariye igihugu cyanyu mwe mubibona mute? Sinshobora gutanga igitekerezo cyanjye nkiri hano nk'uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe ndi gukora inshingano zanjye nk'umuyobozi w'akanama k'umutekano. Uyu munsi habaye ibyiciro bingahe by'itora? Hari icyiciro kimwe gusa cyangwa byinshi? Habaye icyiciro kimwe gusa. Abakandida b'abagore bitwaye bate? Bose barimo kwitwara neza, murakoze cyane. Everybody's doing well. Thank you very much. Ngushimire cyane wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane kandi Imana yabanye nawe mu byo ukora byose muri rusange. Ni i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye Loni katangiye ku mugaragaro inzira yo gushaka umunyamabanga mukuru mushya wa Loni nyuma yo gukora itora rya mbere ry'ibanga rizwi nka straw poll cyangwa indicative vote. Iri tora ryabaye ku munsi w'ejo hashize kuwa kane tariki ya 30 Nyakanga 2026, rikaba ari intambwe ya mbere mu rugendo ruganisha ku itora cyangwa ku itorwa ry'umuyobozi mushya wa Loni. Iki ni igikorwa gikurikiranwa n'ibihugu byo hirya no hino ku isi, kubera ko umunyamabanga mukuru wa Loni aba ari umwe mu bayobozi bafite uruhare rukomeye mu gukemura amakimbirane, kubungabunga amahoro, guteza imbere uburenganzira bwa muntu no guhuza ibihugu guhangana n'ibibazo byugarije isi. Nyuma yo kurangiza amatora, ariko itora rya mbere n'ubundi, perezida w'akanama k'umutekano ka Loni muri uku kwezi kwa Nyakanga 2026, ambasaderi Zenon Mkongo Ngai, uhagarariye ku buryo buhoraho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Loni, yaganiriye n'itangazamakuru ku cyaro gikuru cya Loni i New York. Mwagiye mubyumva, nagerageje kubashyira mu Kinyarwanda. Mu butumwa yatanze yasobanuye ko iri tora rya mbere ari kimwe mu byiciro by'ingenzi bigize gahunda yo gutoranya umunyamabanga mukuru mushya wa Loni. Yavuze ko amajwi yatanzwe akomeza kugirwa ibanga kugira ngo inzira yo gutoranya umukandida ibe mu mucyo kandi irangwe no kubahiriza amategeko agenga umuryango w'abibumbye. Yatangaje kandi ko abakandida bose bazamenyeshwa ibyavuye muri iri tora binyuze
kuba bahagarariye ndetse n'abahagarariye ibihugu byabashyikirije nk'abakandida muri Loni. Ubu buryo bwashyizweho bugamije kubungabunga ibanga ry'amatora no kwirinda ko habaho igitugu giturutse hanze y'uburyo bwemewe. Perezida w'akanama k'umutekano yavuze kandi ko perezida w'inteko rusange ya Loni agezwaho ku mugaragaro amakuru y'uko iri tora rya mbere ryabaye nk'uko biteganywa n'amabwiriza agenga itorwa ry'umunyamabanga mukuru wa Loni. Itora rya straw poll ni itora ribanza rikorwa mu ibanga hagati y'ibihugu 15 bigize akanama k'umutekano ka Loni. Intego yaryo si uguhita hatorwa umunyamabanga mukuru, ahubwo ni ukureba uko abakandida bahagaze no kumenya abafite amahirwe menshi yo gukomeza mu byiciro bikurikiraho. Muri iri tora buri gihugu kigaragaza niba gishyigikiye umukandida, kitamushyigikiye cyangwa kitagira icyo kimuvugaho. Ibi bifasha abakandida b'ibihugu byabashyigikiye gusuzuma ko bahagaze no gufata imyanzuro mbere y'andi matora azakurikiraho. Mu byiciro bikurikira akanama k'umutekano gashobora kongera gukora andi matora y'ibanga kugeza igihe habonetse umukandida umwe ushobora gushyikirirwa n'abanyamuryango benshi, cyane cyane ibihugu 5 bihoraho bifite ububasha bwo gukoresha aya matora. Nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Loni, akanama k'umutekano niko gatanga umukandida umwe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru. Nyuma yaho uwo mukandida agezwa ku nteko rusange ya Loni. Ibi bivuze ko nubwo abakandida bashobora kuba benshi mu ntangiriro, amaherezo hasigara umwe gusa ushyigikiwe n'akanama k'umutekano, akaba ari we ushyikirizwa inteko rusange kugira ngo yemezwe. Umunyamabanga mukuru wa Loni niwe muyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya buri munsi by'umuryango w'abibumbye. Afite inshingano zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ifatwa n'inzego za Loni, guhuza ibikorwa by'inzego zitandukanye z'uyu muryango no gukora ubuvugizi mu bibazo bikomeye byugarije isi. Uyu muyobozi anagira uruhare rukomeye mu bukemurampaka hagati y'ibihugu bifitanye amakimbirane, akitabira ibiganiro bigamije kugarura amahoro kandi akayobora ibikorwa by'ubutabazi mu gihe habaye intambara cyangwa ibiza. Ni umwe mu bayobozi bakurikiranwa cyane ku rwego mpuzamahanga kubera uruhare rwe mu gushakira isi amahoro, ubutabera n'ubufatanye. Ibihugu byinshi bikomeje gukurikiranira hafi iyi gahunda yo gutoranya umunyamabanga mukuru mushya wa Loni, nk'uko azayobora uyu muryango mu gihe isi ihanganye n'ibibazo bikomeye birimo amakimbirane yo mu bice bitandukanye by'isi, impinduka z'ikirere, ubukungu, umutekano mpuzamahanga, ubuhunzi ndetse n'iterambere rirambye. Abasesenguzi bavuga ko ibyemezo bizafatwa n'umunyamabanga mukuru mushya bizagira uruhare rukomeye mu cyerekezo Loni izafata mu myaka iri imbere. Mu minsi iri imbere biteganyijwe ko akanama k'umutekano kazakomeza gukora andi matora y'ibanga kugeza igihe hazaboneka umukandida umwe uzemererwa ndetse bakanamwemeranyaho ko ari uzayobora. Uwo niwe uzashyikirizwa inteko rusange ya Loni kugira ngo yemezwe nk'umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango w'abibumbye. Abatuye isi bose, twese muri rusange dukomeje gukurikirana hafi iyi gahunda, tunamenye ngo ese ninde twakwitega uzayobora uyu muryango nyuma y'uko ari Kongo yari imaze ukwezi inawuyoboye umunyamabanga wa Loni n'ubundi umunyamabanga mukuru, tukamenya ngo ni cya gihugu noneho kigiye kuba kiyobora cyane ko n'ubundi ari manda cyangwa se ari igihe cy'ukwezi, igihugu kiyobora ukwezi hakajyaho ikindi. Ubwo twe turategereza turebe uko bizagenda. Kagushimire cyane aho kurikira The Quick Times News, mwibutse gukanda subscribe aho turayikanda, nawe wayikanze ndagushimire cyane kandi ukomeze ubane natwe mu biganiro bigiye biri imbere, ujye duha ibitekerezo byawe ndetse
unaduhe inyunganizi kugira ngo dukomeze dukore ibintu bikunogeye kandi bigushimisha, ko niwe tuba dukeneye ko amakuru yose akugeraho 5/5. Kagushimire cyane, komeze kugira ibihe byiza. Nge nari Ivan Lucky Nshimiyimana.